mani ntago bishoboka ariko umva rekana nako gatipe mani yewe ndi umuzigo urenze rekana niyo shit Jesus is Lord. Urabona hano ngiye mfite inzu zo kusubaka etaje hano nkaturana n'iriya hanyuma ibikorwa byanjye rimwe na rimwe bikajya bishimwa na bariya ndashaka gukora nibura ku buryo bariya abantu bamboneraho ntabwo nshaka nzababoneraho nubwo bayizamuye hariya mbona harimo amakosa menshi igihe nshaka kuzakora noneho correction ejo bundi warambajije hano cyagiye nari mpafite ikibanza reba hano urahibuka mbaza ngo byagenze gute byari inyungu zanjye nawe hanyuma biye wambazaga ngo kubana ese sheri ubona njye nawe tutameze nk'ababana reba nk'ubu wansuye tukishima tugaseka nanabikunze sheri nabikunze ni ukuvuga ngo rero sheri ubundi ufite imyaka ingahe twibukiranye ufite imyaka 25 alright ufite imyaka 25 wow njye nateguye ko byibuze twabana nibura nko mu myaka 35 wongeyeho 10 ukaba ufite nka 35 byibuze nka kurongora ufite imyaka 35 si byo byiza sharinga imyaka 25 ni mikeya ku myaka 35 akaba aribwo tugomba kubana ariko uziko uwakubona uri muremure ukureshya si ku mufuko wawe ungana ngo bombo clap sheri wawe ndabivuze ukureshya si ku mufuko wawe ungana ni gutyo mbwira uratinyuka ukambwira amagambo nk'ayo okay none uziro ayeleo ibosiyo sheri basi ni imyaka 45 ndayemera sheri bombo clap umeze utese yapati yagenze gute aha ndumva utabyibukanye ari pati narigiye kujya musaza tukayijyanamo waje byahumanye ukunda amayo none niba bariye mani shiri wanjye yanze tukajyana Here is God. Ikoze sha. Uraza wirukanga utareba abantu ukagonga abantu. Wasaze byagenze gute? ari yes ni stress uje kuzimfatiraho. oya ari hari umukubikira shaka kutugongo shaka kutumara. ni gute umuntu abana n'umuntu shaka kutwica. oya ni gute umuntu abana n'umuntu abaza shaka kudukura kuri ino si. Igihugu cyose abasirikare ngarashaka kubarinda. Usanzwe uvuga gutya? Vuga cyane. Manuka hasi icara hasi. Biganza mu mazi vuba vuba. Ushaka kutumara twege urashaka kwiharira kino gihugu cyose. agariko Amuginga afite n'ikiburu amuginga ni gute umuntu muravuga ko gusubiza amuginga umuntu agusubiza kugira ngo wumve. Mukubita gute umuntu avuga ko ugasubiza nawe amuginga. Afande umuginga afite ikiburu byatanje. afande ni ukuvuga ngo njyewe nigendera ariko namwe kabisa sinzi ubundi si ubundi hano ndi uvuga ngo sinzi biki ahandi ni yeza
ko nanjye ubwanjye ntaza ahantu Ninde hakuzanye se ubundi ahangaha? babarira njyewe ni gute agafanta stress ufite nizo ziza zituma uzugonga abantu. ntabwo mbizi niba ari stress ubundi se mwebwe bite umuginga Undi afite bite? ikigori cyinshi Reba hano. oya basi sorry basi Reba hano. Oya reba hano. uretse twibukirane Nakubwi. uretse ubundi reka tubabwire ukuntu bimeze ari he Inde. ari he Inde nyine. Shira ari he Urambaza shire, uratubaza shire wawe twebwe Queen ni ubuteye Okay, go ziva. Oh my God. udacicikana kwa muginga afite ikigori cyinshi umuntu agushyiramo iki muginga ucicika kwa muginga n'akavuga nawe usubira mu muginga urabona igihe umuntu aba yakuhereye imbere muginga cira neza yagomba kandi umuginga afite ikigori cyinshi muramushyizemo iki ashobora gusubiza ubwenge ku gihe Sinowe nakubita jewe. muginga gusa we muginga uraza kutubwiriza Uraza ngongaho. ibibazo biratureba Uraza ngongaho. manura intoki mu mazi kugira ngo Shyiramo- manura amazi mu shyiramo- ntoki. shyiramo- Manura amazi. Urimo kumanura imipira. Oh. Manura amazi. Uraza ugonga abantu. Oh. Stress z'abakobwa. Oh, mureka guma wicare. Mureka. Ushaka kutugonga oh. sheri ni wowe gusa fate mwambabariye ndabinginze ndabasabye mwamubabariye mwamuhaye imbabazi ninjye ibi byose wabimuteye Nawe ugenda utera stress abahungu bose b'i Kigali. oya rwose nyine urabyumva nyine Urashaka kumara abahungu bose bo mu Rwanda batera stress. twakundana Shaka ko bajya kare. Shaka ko bajya indera. afande rwose nyine Pfukama twakundana hasi gira. Pfukama hasi. Ibi byose ni mwebwe muba mwabiteye. Siko nta rusoni mugira. Ushaka kutumarira abahungu wowe. afande rwose ndabinginze Urabashye. mumbabarire ni akantu gatoya kari kabaye mumbabarire abarose warabamaze ndabinginze Niko sha. Uyu mukobwa yarakurose. Urana ari mwiza cyane ku buryo waza ungonga. ukirikiza sha wowe urikiriza wa muginga wawe ni mwiza ariko iki Yo ugenda ugonga abantu Niko bose sha. banye mu muhanda. Urana uri mwiza ku buryo yatesha umuntu umutwe ku buryo yaza agonga. Ibuye tutagutangira ubugeze. nyine afande yarankunze nanjye ndamukunda pe Mwana muto. Haguruka ubimbwire neza. Haguruka. Uramukunda? nyine ndamukunda akumariye iki se Uramukunda? yego namukundaga ariko nyine twari duserereye ku Ahise none mwapfuye iki? nyine urabyumva nyine uyu mutipe ngiye twakundanaga pe ariko njye namubajije impamvu iri gutuma tutari kubana arangije arambwira ngo agomba kundongora nyuma y'imyaka 35 kandi rwose ndakunda Why are you running? nyine nari nsanzwe mbimuha pe nari nsanzwe muha Sawa rero. kumva kiri kuza muturuka Kosa. Umurongo w'ishuri zingahe? Umva rero ukuntu bimeze. Sibyo? Urayifite ikibazo cyo kurongora. Sibyo ufite? Keri. Continue. Fata umugore ujye kurongora sha. ndamurongora fone Jesus is Lord. kandi mumbabarire ntabwo bizongera Rero sasa nawe urumva? Mubure. Jesus! Muri badadrat!